Gutegeka kwa Kabiri igice cya 4. Urubyiruko rw'Abisirayeli bigishwa ibya Sinayi. None mwa Bisirayeli mwe, mwumvira amategeko n'amateka mbigisha, muyitondere kugira ngo mubeho, mujye mu gihugu Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu ibaha mugihindure. Nimukongere ku mategeko mbategeka, nimukayagabanye, mubone kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka. Amaso yanyu yiboneye ibyo Uwiteka yakoreshejwe n'ibya Bali y'i Pewori, kuko Uwiteka Imana yanyu yarimbuye abantu bose bakurikije ibya Bali y'i Pewori, ikabakura hagati muri mwe. Ariko mwebweho, abifatanije n'Uwiteka Imana yanyu, muracyariho mwese uyu munsi. Dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose akavuga ati, nukuri iri shyanga rikomeye n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje? Kandi ni ishyanga rikomeye kirifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose mbashyira imbere uyu munsi. Wirinde gusugira umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati, nteraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye, kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Namwe mwigira hafi, muhagarara hepfo y'uwo musozi waka umuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima n'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo, ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Nanjye Uwiteka ntegeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka, kugira ngo muyitonderere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Nuko murinde imitima yanyu cyane, kuko mutagize ishusho mureba ku munsi Uwiteka yababwiriraga kuri Horebu ari hagati mu muriro. Mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gishushanijwe mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore, igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa icy'itungo cyose kiri ku butaka, cyangwa ikigikuruka mu kirere cyose, cyangwa ikigikururuka hasi cyose, cyangwa icy'ifi yose yo mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Kandi rinda umutima wawe, kugira ngo nuraramuka reba izuba n'ukwezi n'inyenyeri ibiri mu ijuru byinshi byose, we kureshywa ngo wikubite imbere yabyo ubisenge, kandi ari byo Uwiteka Imana yawe yagabanije amahanga yose yo mu isi y'ijuru hose. Ariko mwebweho Uwiteka yarabajyanye, abakura muri rya tanura ryubakishijwe icyuma, niryo Egiputa, kugira ngo mumubere ubwoko bwa gakondo, uko muri na bugingo n'ubu. Kandi Uwiteka yandakariye ku bwanyu, arahira yuko ntazambuka Yorodani ngo njye mu gihugu cyiza Uwiteka Imana yawe guhaho gakondo, ahubwo ko nkwiriye gupfira muri iki gihugu, ko ntakwiriye kwambuka Yorodani, ariko mwebweho muzambuka muhindura icyo gihugu cyiza. Mwirinde mwe kwibagirwa isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yasezeranye namwe, ngo mwiremere igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose Uwiteka Imana yawe yakubujije, kuko Uwiteka Imana yawe ari umuriro ukongora, ari Imana ifuha. Ubwo muzaba mubyaye abana n'abuzukuru, mukaba mumaze igihe kirekire muri icyo gihugu, nimwiyonona mukarema igishushanyo kibajwe mu ishusho y'ikintu cyose, mugakora icyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari kibi mukayirakaza, uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinza yuko muzarimbuka vuba, mukarangira mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Ntimuzakimaramo igihe kirekire, ahubwo muzarimbuka rwose. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga, muzasigara muri bake mu mahanga Uwiteka azabimuriramo. Muzakorerayo imana zabajwe n'intoki z'abantu, mu biti no mu mabuye, zitareba, zitumva, zitarya, zitanukirwa. Ariko niba uzashakirayo Uwiteka Imana yawe, uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Nugira ibyago ibyo byose bikaba bikujeho mu minsi izaza kera, uzahindukirira Uwiteka Imana yawe uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe ari Imana y'inyebambe, ntizakureka, ntizakurimbura pe, ntizibagirwa isezerano yasezeranije indahiro na ba sekuruza banyu.
wibaze iby'ibihe byashije byakubanjirije uhereye ku munsi Imana yaremeyeho umuntu mu isi, kandi uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo, yuko higeze kubaho igihwanye n'iki kintu gikomeye, cyangwa ko humvikanye igihwanye nacyo. Mbese hariho ubwo abantu bumvise ijwi ry'Imana ivuga iri hagati mu muriro nk'uko wowe uryumvise bakabaho? Cyangwa higeze kuba Imana yagerageje kwijyanira ishyanga iri kuje hagati y'irindi, ibigerageresho n'ibimenyetso n'ibitangaza n'intambara n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse n'ibiteye ubwoba bikomeye bihwanye n'ibyo Uwiteka Imana yanyu yabakoreye muri Egiputa mu maso yanyu? Ni wowe werekewe ibyo kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we Mana, ari nta yindi keretse yo. Mu ijuru ijwi ryayo ryaturutseyo, iri kumvishiriza kugira ngo ikwigishe. Mu isi yakwerekeyeyo umuriro wayo mwinshi, wumva amagambo yayo yaturutse hagati muri wo. Kuko yakundaga ba sekuruza banyu, nicyo cyatumye itoranya urubyaro rwabo ikagukuza muri Egiputa imbaraga zayo nyinshi, ubwayo iri kumwe nawe. Yagukuriyeyo kwirukana imbere yawe amahanga kuruta ubwinshi, akurusha amaboko, no kukujyana mu gihugu cyabo akakiguhaho gakondo uko kiri n'uyu munsi. Nuko uyu munsi menya iki, ugishyire mu mutima wawe yuko Uwiteka ari we Mana mu ijuru no mu isi, nta yindi. Kandi ujye witondera amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, kugira ngo ubone ibyiza wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, uhora iteka ryose mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Maze Mose arobanura imidugudu 3 hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba, yo guhungirwamo n'agatozi wishe undi atabyitumye, adasanzwe amwanga ngo ahungire muri umwe muri iyo midugudu abeho. Iyo ni Beseri iri mu butayu bwo mu kibaya y'ubuhungiro bw'Abarubeni, ni Ramoti iri Galeyadi ngo ibe ubw'Abagadi, ni Gorani iri Bashani ngo ibe ubw'Abamanase. Aya niyo mategeko Mose yashyize imbere y'Abisirayeli. Ibi nibyo bihamya n'amategeko n'amateka Mose yabwiye Abisirayeli ubwo bavaga muri Egiputa, bari hakurya ya Yorodani mu gikombe ahateganye n'i Betipewori cyo mu gihugu cy'Isihoni, umwami w'Abamori waturaga i Heshiboni, uwo Mose n'Abisirayeli batsinze ubwo bavaga muri Egiputa, bagahindura igihugu cye n'icya Ogi, umwami w'i Bashani. Abo nibo bami b'Abamori bombi bari hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba. Nuko bahindura ibihugu byabo bihereye kuri Aroweri iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni, bikageza ku musozi wa Siyoni ari wo Herumoni, no muri Araba hose ho hakurya ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba, bikageza ku nyanja yo muri Araba yo hepfo y'agacuri ka Pisiga.